Nishimiye kongera kubana namwe inshuti za Madeline Mando channel. Yesu nashimwe cyane. Hari hashize iminsi tutabonana ariko Uwiteka aracyari ku ngoma, tumeze neza. Twari twaragiye mu kiruhuko, twabyaye baby, umuryango waragutse. Ubutaha nzamuzana abasuhuze n'abadasinziriye. So ejo tuzuzuza ibyumweru 3, turashima Imana ko yahabaye, kandi ababimenye, abadusengeye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Burya nta sengesho ritoya, bajya bavuga ngo nta sengesho ry'umunyagara. Amasengesho yose mutwoherereza atugeraho. Imana yo mu ijuru yongere kubaha umugisha. Nari nzi ko video izakurikiraho nzaba narangije kuvuga ku bintu byose by'inyuma, tukinjira ku muntu w'imbere, ku mutima, kuko nyuma y'Imana kunkuraho iby'inyuma yanyigishije kubabarira. Imana yanyigishije kwihangana, yanyigisha kubaha, kuganduka. Ni byinshi cyane nkifite byo kubabwira, byo gusangira namwe, ariko bibaye ngombwa ko nongera kuvuga kuri ibi ngibi. Ndashaka kuvuga byihuse, nkakosoramo ibintu bikeya muri video yashize navuzeho sinsobanure neza, hanyuma tukihuta tukavuga ku musatsi, tukabisoza, tukavuga ku maherena, tukavuga gusiga inzara. Byose nkabisoreza muri iyi video kugira ngo izikurikiraho nzashobore gukomeza kujya imbere. Hari ijambo rero riri mu Bakorinto ba kabiri, ibice 7, umurongo wa mbere, rivuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Wumvishemo umubiri n'umutima, tugende twiyejesha kubaha Imana. Hari irindi riri mu Baheburayo 12, guhera ku murongo wa 14, rivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana, kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma y'ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Imana iduhana umugisha. Tubonyemo ko Esawu yashakaga kwihana ntabishobore. Ndashaka kuvuga gatoya ku bintu navuzeho. Naravuze nti uwaba koko afite impamvu ifatika, muganga yaramwohereje ngo ajye akora siporo nk'imwe mu nzira yo gukira uburwayi yaba afite, uwo niwe navuze ngo yareba uburyo yambara bwubahisha Imana. Ariko mu by'ukuri ubwo buryo ntago wabubona ugiye kujya mu mazi, kuko n'ubundi wambara utuntu tugufashe n'ubundi ubusa, n'ubwo twikiriye umubiri ubusa nk'uwambaye ubusa. Giye wumbajije navuga nti niba ushaka kubaha Imana, bireke kujya mu mazi, kora siporo yindi yo kwirukanka, cyangwa sinzi urebe ubundi buryo bwose bwatuma usigara wubaha Imana, umubiri wawe uwambitse uwukwije neza cyane. Ikindi naravuze ngo kujya uri kureba ukuntu umuntu ajya ku beach, ku mazi, ukagenda wowe nubwo wakwambara neza ariko uri hagati y'abantu bambaye ubusa, utuye muri wowe n'ubundi arareba abantu bambaye ubusa. Rero nabyo birasa, kujya hagati y'abantu bambaye ubusa wambaye, byose birasa nko kubireka. Hari ahantu rero umukristo adakwiriye kujya. Erega kubaha Imana ni ukuyikunda, ni ugupfa umubiri wacu tukawica, tugasigara turiho ku bwa Kristo. So gupfa rero wowe kugira ngo upfe, isi kubone nk'uwabambwe nawe uyibone nk'iyabambwe, nuko ureka ibintu wakundaga, isi ikakubona nk'ikigoryi, ariko imbere y'Imana wubashywe, imbere y'Imana ufite umumaro, imbere y'Imana urimo gukiranuka. Hari ibice rero, hari imyanya umukristo atajyamo, umuntu wubaha Imana adakwiriye gusangwamo. Ni nk'uko wavuga uti jewe ndagenda njye mu kabyiniro, ntago ndi bubyine, sindi bunywa inzoga, ndanywa fanta gusa. Ariko se uwagusanga wicaye muri club
abandi bariyo babyina indirimbo z'isi, bariyo banywa inzoga, uwicaye hagati yabo mu by'ukuri wumva ko ari nta njyana bifite. So umukristo hari ahantu atagomba kujya, nuko bimeze. Hari ubwigeze ambaza ati se Imana yakuganirije iki ku bintu by'amaherena n'iki? Ndashaka ngo mbabwire ngo ibintu nabonyeho inzozi ni imyambarire, ni ugutega igitambaro, ni ugukura verine ku nzara, ariko amaherena specifically ntabwo Imana yayanganirijeho mu nzozi cyangwa mwiyerekwa, ahubwo nagize conviction igiye nk'umuntu numva bidakwiriye. Icyo gihe Imana yari ifite kuntu ivugana nanjye, yabaga ishaka kunyigisha ikintu ikabyuka ikanyobora nkajya ku YouTube nkasangaho iyo nyigisho, najya muri Bibiliya nkasoma iryo jambo, mbese nkagenda mpura n'ibintu bigeze nko kuri 5 byose bisa, nkavuga ko Imana yashaka kumbwira iki. So nuko yagiye inyobora rero, maze kugira conviction mu mutima wanjye, ndagenda njya kuri YouTube mpasanga video y'umugore wo muri Sierra Leone, yari indayi akurwa mu mubiri, Imana iramwigisha iramugarura kubw'ubuntu bw'Imana, imuha message ndende cyane. Ubuhamya bw'uwo mugore ni ukuri bwakoze kinini cyane mu buzima bwanjye. Nibwo nahise menya ukuri kose, ndavuga ubuntu butoya dukinisha. Hanyuma rero biba ngombwa ko amaherena nyashyira ku ruhande. N'ubundi narayambaraga akandya, nambaraga shanete zikandya ku mubiri nkishima. So ntabwo nabyambaraga cyane, nabijyanaga mu ishakoshi kuko abantu barambwiraga batari ko wagiye wambara utuntu nawe nk'abandi bantu, tuzikuri plain, urakabije kuba plain. Ambara nkatujyana mu ishakoshi, najya kugera abantu bari gasanga ndiyo ndatwambara. N'ubundi ntabwo byari ibintu byanjye, nabikoraga kubera pressure y'abantu. Hari benshi cyane rero bakora ibintu kubera ko abantu babidusaba, kubera ko abantu batubwira ko bitubereye, ariko ndagira ngo tujye twitonda tubaze niba Imana biyinezeza. Naje kumenya rero ko ibyo bintu bitanezeza Imana mu buryo bwinshi cyane. Hari ibyanditswe byinshi cyane, ariko ntabwo nshatse kujya mu byanditswe kuko mfite ibyo kuvuga byinshi muri iyi ntuza. Hari ibyanditswe byinshi cyane, ego ntabwo uzasanga icyanditswe kivuga direct ngo ntugasiga inzara, ariko harimo ibyanditswe bivuga ku gukiranuka. So niba Imana idashaka ko twambara imisatsi itari iyacu purante, niba Imana idashaka ko turambura imisatsi, igashaka ko tugumana imisatsi yacu, irashaka ko tugumana inzara zacu nkuko zisa, nkuko yaziremye, irashaka ko uruhu rwawe ruguma rusa nkuko rusa, utitutukuje cyangwa ngo wigire igikara niba bishoboka. Imana ishaka ko tuguma dusa nkuko yaturemye. Ibintu byo kuri rero byo kwambara amaherena, hari ubuhamya nigeze numva mu gihe cyashize, n'umwana agira ngo umwana w'umukobwa w'imyaka nka 14 wo muri Nigeria, kari agakobwa gato ubona ko kakimera nk'amabere. Ubwo buhamya nigeze mbubonaho kuri YouTube, kavuga kuntu kakuwe mu mubiri, noneho mu bintu bimwe umwami yarakabwiye ngo umbwirire abantu banjye ngo abapfumura amatwi, ngo iyo nza gushaka ko mwambara ayo maherena n'ibindi byose, buri muntu aba yaravutse amatwi ye narayatoboye, ariko kuva muvuka amatwi yanyu afatanye ni ikimenyetso cy'uko ari uko mbashaka. Nahise numva iryo jambo mu by'ukuri rikomeye, kuko ndibaza tuvuka udusuko ngo kuvuka ingoyi zawe baguhaye nizo uko ziteye, nuko niba ufite buno bwoya bukeya n'ubwo ngubwo wikongeraho ibindi. Niba hano hawe hatari umukara wihagira umukara kuko ntago ariko waremwe. Niba iminwa yawe isuku nguko nkuko yiyangisa nuko nyine nsa nta kundi. So sinumva ko ngomba kumva ko mberewe kuko nayigize umutuku, ntago ari uko ngomba kugushyiraho move cyangwa umukara ngo nkunde ngaragare ko ndi mwiza, kuko gukora ibyo ngibyo ni uguhakanya Imana. Bavuga uti Imana warakoze kundema nabi, jewe nabonaga ibinkwiriye ari ibi. Ibyo rero birakaza Imana cyane. Ibintu rero by'amaherena nigeze mbona n'ubundi buhamya, kwanza mujye mureba n'ubuhamya bw'abantu bakoreye Satani, burya bafite amabanga menshi cyane bamena. Hari umwe wavuze ati bagendaga nijoro bakajya mu maduka acuruza ibyo bintu. Usibye ko n'ibintu byose hari ibikorerwa kuzimu n'imyenda, mujye musengera ibintu byose mugiye kwambara mu bitwikiriza amaraso ya Yesu n'ibiryo yewe. Noneho ngo bakagenda nijoro bakareba amadesign y'amabiju, sinzi niyo ari amabiju ukuntu mubyita, ari muri ayo maduka, bakagenda
bakajya ikuzimu bagakora ayo madizayini, nyinjoro bakaza kuza bakabigurana, bagakuramo ibyari biri muri shop bakabijyana bagashyiramo ibyabo bakoze. Noneho no kuvuga ngo abantu bazaga kugura ejo bose, buri muntu yaguraga ikintu, niba aguze necklace, niba aguze amaherena, ikintu cyose uguze ukakigura gifite umudayimoni ugifasheho, umudayimoni runaka afite ikintu agomba kuzana mu buzima bwawe. Icyo gihe rero ukaba nk'igikoresho cy'abadayimoni, kuko baba bakureba gutya, kuko ufite ikintu cyabo bakureberamo, biraborohera cyane kugufataho, urumva. So bakaza mu buzima bwawe, bakazana indwara mu buzima bwawe, bakazana ibintu bibi byose, ibintu bakagira ibihinduka mu rugo rwawe ntumenye ibintu birimo guterwaho biva, ariko ufite ikintu cya satani arimo kurungurukiramo gutya. Ni ibintu byinshi cyane twavuga kuri ibyo bintu. Ikindi cya kabiri, Imana impamvu idashaka ko tubyambara, ibyo bintu bizana ubwibone. Mu by'ukuri wicaye ukibaza ese kubera iki nshyiraho bino bintu, kubera iki? Ufite impamvu, ubaye ufite impamvu ifatika. Hari igihe njya mvuga ntiwasanga hari abantu bafite impamvu zifatika wenda Imana ishobora kwemera, ariko sinzi ko zihari, ntazo, kuko ibyo bintu byaje nyuma. Ubundi wavutse utabyambara, urakura utabyambara, aho wamenyeye ubwenge uratangira. So ni ukuvuga ngo biba ikigirwamana kugira ngo ntushobora gusohoka utabyambaye, ibiba byasimbuye Imana. So impamvu byambara ubwayo nayo yagucira urubanza. Niba ari ukugira ngo ugaragare neza, ubwo ni ubwibone. Ni byinshi cyane twavuga ku maherena, ariko icyo navuga, yes, ni icyaha. Ntabwo Imana ishaka ko abana bayo babyambara, ntabwo Imana ishaka ko abana bayo bakora imisatsi. Irashaka ko dutunga imisatsi yacu nk'uko imeze. Ntushyiremo imisatsi yindi bakora, ibyo bahambiraho purante cyangwa se kuwubohesheje undi musatsi w'undi muntu, kuko iyo misatsi, hari ahantu Abahinde bajya bahari documentary kuri YouTube, Abahinde bafata imisatsi yabo bakayogosha, bakayitambira ibigirwamana byabo, kuko baba bashaka ibitangaza. Noneho aho bayogoshera bayijugunya mu mapuberi, noneho hakabaho abantu bayikuramo bakayimesa, bakayitunganya, bakayijyana mu nganda, bakayikoramo amarangi atandukanye. Barangiza iyo misatsi bagatangira kuyohereza mu bihugu bitandukanye harimo na Afurika. So iyo misatsi rero iraza akaba ariyo tugura tugahambira ku mitwe yacu, nyamara iyo misatsi yari yaratambiwe ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ukoresheje uwo musatsi kuboha uwawe cyangwa kuwambara, cyangwa ngo ni human hair, imwe n'imisatsi y'abantu baba bapfuye yenda bafite n'abadayimoni 1000, uba wambaye ikigirwamana ku mutwe wawe. So usibye abadayimoni kugusuzugura nk'iki, n'Imana ntabwo bikunda, kubera yuko urusengero rwayo uba waruhumanyije, warushyizeho ikigirwamana. So Imana ishaka ko twambara imisatsi yacu. Niba umusatsi wawe wizingazinze nuko yakuremye, Imana ishaka ko twishimira uko tumeze. Ntangiye gukuza umusatsi, naje kumenya ko umusatsi ari mwiza, umugore wese agomba gutunga umusatsi. Narawukujije, hanyuma rero mu minsi yashize maze kugira imbaraga nkeya zo gutwita, nararwaye cyane. Hari mushuti wanjye rero twari kumwe aramfasha, aravuga ati noneho mfite akuma kawurambura, reka nkurambure mbona uko ngusokoreza. Urumva ko nari mfite intege nke, ndwaye, nkarabamo, ndangije arawundamburira ndawusukuza. Ariko ubwa mbere byari byiza, mbikoze bwa kabiri ni ukuri numvisha umutima wanjye utabyemera, nkajya numva umutima wanjye unkomanga. Ndavuga ariko ibintu ndimo gukora ndambura umusatsi, sinawuramburaga cyane ngute ngo ngire ngo ndarambuye, ariko kwari uburyo bwo kunyuzamo kugira ngo urekurane mbone uko ngusokoza. Nari maze kubikora inshuro nka zingahe na mbere yo kubyara, naho mbyariye ngira ngo aho mbyariye nabikoze inshuro imwe gusa, ariko numva umutima wanjye unkomanga buri munsi. Sinzi rero mu minsi ishize kuntu nagiye kuri YouTube nsangaho ubuhamya bw'akana k'agakobwa koherejwe mu muriro kubera kurambura umusatsi. Nahise n'ukuri numva ijuru rivuganye nanjye, ndavuga Mana nushimwe kuko urankunda. Igihe cyose Imana ifite ikintu ishaka ko mpindura, akenshi iranyobora kuri YouTube, ndagenda
nicyo kintu cya mbere nsangaho nshyikiraho, nubwo navuga ngo kandebe ibindi ndagisimbuka umutima ukaguma unkomanga kugeza igihe ndi bufungurire iyo video. Narayirebye numva ndatsinzwe, ni ukuri ndihana, n'ubu ndacyarimo kwihanira Imana. Umusatsi wanjye nanongeye ndawukaraba, nyine urumva iyo ukarabye urongera ukagira intuza, urongera urizinga, ndavuga akamusokoza uko muhambira uko nguko. Icyo rero urumva ni ikintu. Nawe rero niba wari uriyo urambura umusatsi, sinzi ukuntu babyita mu Cyongereza, niba ari blow out, uburyo bwose ukoresha ni naturel, yego ntago wawurambuje amavuta, ariko urawurambuza icyuma. So iyo usokoje umusatsi wawe urekeye nk'uko umeze. Inshuti z'Imana, gukiranuka ntago ari imikino. Nari ndiyo ntekereza ndavuga nti umusatsi wawe usokoza ukugoye, ariko ntago ntekereza ko bigoranye nko kumara imyaka itarangira uri mu muriro. Buriya giye mvuga nti tukishakira impamvu kubera yuko tutazi ibibaho mu muriro. Ariko buri Imana iturungurukishije ukareba yo mu muriro, abantu bariyo barira bashaka kugaruka, bamaze imyaka 1000 batabona amazi, inyota yishe, babaye amagufwa. Ndatekereza ngo Imana yemereye buri muntu kurungurukayo, nta washo kongera gushaka impamvu, nta bibazo twabaza. Kandekera aho ngaho rero ikimisatsi. Kandi inshuti nimubireka ntimubishyire no ku bana banyu. Niba utambara amaherena wiyambika umwana wawe, iyo misatsi wowe udahambira wiyihambira umwana wawe, kuko uzabazwa ibyawe ubazwe n'ibye. Niba utisiga makeup, niba udasiga amaso, udasiga iminwa, ni umwana wawe mwigishe ko ari bibi. Nabikora azabyikorere yakuze, icyo gihe aziburanira. Ariko wikora ibintu ku mwana wawe bizatuma nawe ushobora kumwohereza mu muriro, kandi ukongera ukanabazwa ibyo wamukoreye. Gusiga inzara nacyo ni icyaha, kubera yuko ntago wavukanye inzara z'icyatsi, ntago wavukanye iz'umutuku, wavukanye inzara zawe zisa nk'uko umubiri wawe usa. Nuko nguko Imana igushaka. Yes, ni icyaha, nukuri nacyo cyakurimbuza. So wizisiga, zireke zimere nk'uko zisa. Hari abavuga bati ni mu buryo bw'isuku, inzara zigira isuku kubera ko waziciye ukazitaho ukazikarabya. Kuko n'abantu benshi nabonye basiga verine, ariko ugasanga inzara imbere zaraboze zifite umwanda uteye ubwoba. Ikindi verine ihindura n'inzara zigahindura isura. Nanjye narayisigaga ndabizi. Ntago rero niba ari mu buryo bw'isuku bwo kuvuga umuntu agaragare neza, iyo ntago izaba impamvu imbere y'Imana. Ni isuku imbere mu maso yawe n'imbere y'abana b'abantu, ariko iyo ntago izaba impamvu imbere y'Imana. Njyewe ndatekereza nti gukizwa no gukiranuka no gukunda Imana ni ugupfa ukica ibyo kamere ikunda, nkuko bavuga muri Yohana, ukica ibyo kamere ikunda kugira ngo usingire ibyo Imana ishaka. Gukiranuka ntago ari umukino. Niyo mpamvu bavuga ngo inzira irafunganye, hari ibyo ugomba kujugunya kugira ngo uyinyuremo. Ntago wabiterura byose unyuremo bikunde. Muri Yohana Yohana 14 umurongo wa 21. Yohana 14 umurongo wa 21 haravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda. Ni ukuvuga ngo ukunda Imana n'ukora ibyo ishaka, kwitondera amategeko yayo. So ibyo wowe rero ushaka bitandukanye n'ibyo Imana ishaka. Ibyo kamere dusunikira gukora Imana irabyanga, Mwuka arabyanga. Ibyo Mwuka ashaka kamere nayo ikagira gute, ikabyanga. Inzitwazo rero ni nyinshi cyane. Dufite uko tubyumva, dufite uko tubibona, dufite uko tubishaka, ariko imbere y'Imana ntago ariko bimeze. So twambare neza, twikwize. Imibiri yacu igumisa nk'uko isa. Iminwa yacu igumisa nk'uko Imana yayiremye. Amaso yacu nuko. Imisatsi yacu ukuze ugikorera isuku. Arabavuga ngo nuguhirimbira, ngo kubera yuko umusatsi utawurambuye utagize gute. Washobora kudahirimbira ku isi, ariko ndatekereza ko mu muriro abantu bajya baturira y'ibyaha.
iyo wumvise ubuhamya bw'abantu bagezeyo bakagirwa amahirwe yo gukurwa mu mubiri bakagaruka, barakubwira ko mu muriro ariho hantu abantu bihanira ibyaha. Ibyo watinye kuvuga ku isi byose umuntu agera okay, uko abadayimoni bamutocaringa akajya avuga ati ndemeye, ubu ndihaniye, ndabiretse, noneho reka mbivuge, nararoze, ndi umurozi, narasambanye, reka mbivuge. Mu mwanya wo kwihanira mu muriro ntagifite amahirwe yo kugaruka, nakwemera nkasa nabi nonaha, nkagaragara nk'uhirimbiye, nkagaragara nk'ufite umwanda, hanyuma nkazajya mu ijuru. Icyubahiro ni icy'Imana. Ndabakunda rero, shalom, kandi nukuri ibitekerezo byanyu nabyo ndabikeneye. Dukomeze kugendana muri iyi nzira, Imana yo mu ijuru bidufashemo. Ndabakunda. Shalom.